nahoranaga umubabaro, nahoranaga mu buryo burengeje. Ndibuka nigeze gupanga kwiyahura inshuro ebyiri. Yongeza ahangaha, hanyuma abonye iki kintu rero ngikoze aratabaza. Abantu barahurura, baraza barambaza batese ikintu gitumye kwiyahura ni igiki. Byaje kurangira rero baje kudufunga, ngiye bamfunze iminsi 7. Bakuziza ko murahinga ahantu hatejwe cyamunara cyane rwose. Ni ukuvuga ngo bo baraje baragurisha, bamaze kugurisha tuvuga ibyo ari byose, ese bagurishije. Turaza tugeze mu mirima, baraje baradufata, ngiye bamfunze iminsi 7, mama bamufunga iminsi 4. Nyine ubwo twavuye muri gereza twemeye. Mama yitanze ku buryo butari bworoshye cyane. Urebye uburyo yarimburaga amashamba y'abantu kugira ngo tubeho, agahinga kugira ngo tubeho. Twabayeho mu buzima bwari bugoye ku buryo kurya cyabaga ari ikibazo gikomeye cyane. Ndagira ngo rero mbabwire buriya wenda mbere utaragera ku gakiza gatoya, urumva papa yapfuye yakoreraga ibigirwamana, kubandwa n'iki muri ubwo buzima bugoye. Ese nta ngaruka ndabyabagizeho byo ngo bisanga wenda bishaka gushubikira mu bandi bantu mu bana muri mwe, wenda mbere uko umuntu akizwa nta ngaruka byabagizeho? Ko ngewe ntabwo niyo nagakijijwe, ariko nk'umwana mukuru mu muryango bashaka kubinshiramo. Hanyuma nkurikije uburyo nabonye byishe papa, ndavuga ijambo yakubwiye ufite ku mutima, icyo ni ijambo yambwiye. Ndavuga ibi ntabwo ndi buze kubyinjiramo. Twinjiye mu bintu byo kwinjira mu mahembe, kuko batubwiraga kuko harimo n'ibibazo bikomeye cyane. Kuko urumva icyo gihe nkiri umusore nakoreraga isabune. Nimujya gusenga muzasabe Imana ibintu bikomeye, kubera yuko itanga isabune nitanga n'imodoka, itanga inzu y'icumba kimwe na saro. Hari umumama umwe wigeze kumbabaza. Byiza nshuti z'umusaraba, amahoro y'Imana aganze mu buzima bwanyu, kwindwa n'Imana n'ibigwire muri mwe cyane, umucyo w'Imana barasire, ineza y'Imana ibagwireho cyane cyane cyane, kandi ndatenga igikundiro cy'Imana kibagendeho, umucyo w'Imana ukure ku buzima bwanyu. Kandi mbibutse yuko Imana igukunda urukundo rwinshi cyane ruturwa wakwikunda. Imana ikuzi benze uko wiyizi, yakumenye nta muntu urakumenya, igutoranya nawe uragutoranya. Kandi biratubwira ngo dutoranyije muri we isi itararemwa. Amakuru ngo ufite nuko Imana yagutoranyije isi itararemwa, kandi Imana iragukunda. Icyo yanga n'ibyaha n'ibyo wakora bidakwiriye. Nitwa Ndamukunda Patrick. Uyu munsi ndi kuri channel nziza, mujye mukunda kunyumva rimwe na rimwe. Ni channel y'abavandimwe, ni channel yitwa Abagabo TV cyangwa Abamenye Uwiteka TV. Ni korali y'abagabo ibarizwa hariya kuri ADPR Batsinda, akaba ari channel banyuzamo ijambo ry'Imana, ubuhamya n'indirimbo zabo. Turi kumwe n'umukozi w'Imana yitwa Hakuziyaremye Reverien. Ni umudiyakoni, ni umuvugabutumwa, ni umukozi w'Imana, agira ubuhamya bukomeye. Twamutumiye ngo tubane. Tugahe ikaze umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Mumeze neza? Turaho, turakomeye. Imana ishimwe. Amen. Amakuru y'iminsi mukozi w'Imana? Ni amahoro, turaho. Imana ikomeje kubana natwe. Imana ishimwe cyane. Batsinda mumeze neza? Ni amahoro rwose. Urumwe mu baterankunga bino korali, nanjye ariko kwanda umuterankunga. Imana iguhumugishe cyane. Simba amatera inkunga ubu ngubu. Imana iguhumugishe cyane. Nanjye ariko banza kunshira kuri groupe y'abagabo y'abaterankunga. Ariko bazanshira buriya. Yego kari gaciyemo. Mu rugo ni amahoro. Turi amahoro. N'abana baraho, umugore araho, mu kazi biragenda. Muri make turashima Imana. Yego. Ndagira ngo banze ufate umwanya ushima Imana, iduhe n'umwanya wo kuba tugiye kuganiriza abadukurikiye bari ahantu hatandukanye. Tunabaha n'ikaze abadukurikiye muri Canada, Romania, mu mugabane wa Aziya muri rusange, muri Europe, Burayi ndetse na USA cyangwa muri Amerika. Mwese na Afurika tubaha ikaze, ariko dusabye comment zanyu. Mushireho comment mutuge ikiganiro mucyumvishe, munakore subscribe cyangwa s'abonner. Ukoresha igifaransa handitseho s'abonner aho umutuku, ahandi handitseho subscribe, mukoreho, munakore like na share. Muramugize neza ngo ubutumwa bugere kure. Reka mwakire ubanze usenge ushima Imana, tubone kwinjira uyu munsi ku buhamya budasanzwe abantu bagiye kumva Imana yakoze ku buzima bwawe. Murakoze cyane. Mana data wa twese dukunda, Mana yera, Mana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, nyakubahwa Imana ikomeye,
imana yaremye isi n'ijuru, imana yabayeho tutarabaho. Turagushimiye muri kino gitondo ciza, tugushimiye kuduhaye kuramuka, tugushimiye kugikinguye imiryango mwami Imana kugira ngo izina ryawe rirusheho kwamamara, izina ryawe nirihabwe icuro mukunzi mwiza. Turagushimira muri uyu mwanya kuko wabanye natwe mu byose byatambutse mwami Imana data wa twese uri mu ijuru. Kuba turiho wabigizemo uruhare, ndabizi ko watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu kugira ngo tubeho. Ubihererwe icubahiro mukunzi mwiza, izina ryawe nirihimbazwe ko wemeye gutanga umwana we nk'inshungu y'ubugingo bwacu kugira ngo abatari bafite ubuzima tugire ubuzima, abatari bariho tubeho. Mwami turagushimiye, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Nyemerere muri uyu mwanya ubanemo natwe, udufashe, ube mu ruhande rwacu, wiheshe icubahiro, ugaragaza imbaraga zawe no gukomera kwawe nk'uko wivugiye ubwe kuzabana natwe kugera ku mperuka y'isi. No muri uyu mwanya w'ivugabutumwa turasenze kugira ngo udushigikire, ube mu ruhande rwacu, ineza yawe igaragare mu izina rya Yesu Kristo. Kandi imitima myinshi, imitima ibabaye, imitima irushe, mwana w'Imana iruhuke, ihumurizwe kubw'ijambo ryawe. Turagushimiye kuko urabana natwe muri byose, icubahiro gikomeze kuba icawe. Niko dusenze Imana twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Hakuziyaremye ni muntu ki? Ubwo dutangiye ikiganiro ubuhamya, yavuze ni mukino ko uri umugabo, ariko ubwo amateka dutangirire hariya nyine wavukiye, uko wakuze, usangije abadukurikiye uko bimeze n'ahantu Imana yagukuye. Yego. Njye muvugana Nakuziyaremye Reveriye, ndi umugabo nk'uko nababwiye. Hanyuma navutse mu 1974, mvukira mu cyahoze ari perefegitura ya Ruhengeri, aho ni mu majyaruguru, ubu ni mu karere ka Gakenke. Niho twavukiye, niho twakuriye. Hanyuma tumaze gukura tuba mu buzima busanzwe, tujya mu ishuri nk'uko bisanzwe. Hanyuma nyuma mu 2000 nibwo twaje kuza i Kigali, ariko imbere ho gatoya mu 1999 nibwo nashatse umugore. Nibwo nashatse umugore, maze iminsi ho nubwo atari myinshi, ariko si myinshi cyane, ariko nanone kandi maze iminsi. Hanyuma rero ubwo nyuma yaho gatoya tumaze gushaka mu 2000 nibwo twimukiye intanga y'i Kigali, tuza tuje mu kazi. Hanyuma nyuma yo mu kazi 2008 dusubira mu ntara Gakenke n'ubundi. Hanyuma 2011 tugaruka i Kigali. Ubu ngubu uyu munsi niho turi, niho dukora umurimo w'Imana. Dutangira uku nguku. Kuki mwimukaga inshuro nyinshi muri Gakenke niho uvukiye, uje i Kigali, usubiye mu cyaro? Byatwaga n'iki? Ibyo byatewe n'amateka y'ubuzima. Byatewe n'amateka y'ubuzima twanyuzemo. Nayahe niyo nshaka kumva. Hanyuma yenda muri makeya mbicubame bwanjye, mvuka navukiye babyeyi banjye basengeraga mu Gatolika. Hanyuma ariko muri uku gusengera mu Gatolika habagaho igihe kimwe bagasenga Imana, ariko bakorera n'ibigirwamana. Hanyuma ubwo navukiye muri ubwo buzima, mvuka kwa sogokuru babandwa baterekera, data nawe abaho muri ubwo buzima. Hanyuma igihe kiza kugera, data aza gupfa. Atanakizwa birumvikana, yapfuye muri 1987 niho yapfuye. Nabaye imfubyi ndi muto cyane.
twabimfite turi bato cyane. ubwo wari ufite imyaka ingahe w'imfubyi? Tuba imfubyi nifite imyaka 16. Njyewe ndakurusha. 16. Njyewe nabaye imfubyi mfite amezi 9. Pole sana. Ariko Imana ibeshaho tu. Imana dore yatubeshejeho. Imana ibeshaho. Nanjye igihe abakorari yabaga bizantumira nanjye nze. Imana ibeshaho. Hanyuma muri ubwo buzima rero twabaye mu buzima bwatugoye cyane, bwatubabaje ubundi mbere, kuko mu bana b'iwacu turabana 8, navutsemo ndi umuhungu umwe. Navutsemo ndi umuhungu umwe nkunzwe mu muryango, ariko igihe kiza kugera data amaze gupfa, twinjiye mu buzima bwari bugoye cyane, ubwo nitwe twakakiye agakiza. Tubaho mu buzima bwatubabaje, urumva mama yapfaga akiri muto cyane, cyakora Imana iramufasha araturera, tubana nawe muri ubwo buzima butari bworoshye na gatoya, kubera kuko ndibuka ko papa mu gukorera ibigirwamana yaje kurwara indwara yo mu mutwe. Arwara indwara yo mu mutwe, tubaho mu buzima buratubabaza. Mbere y'uko apfa yabanje kugira ubumuga bwo mu mutwe. Yego, yabanje kugira ubumuga bwo mu mutwe, nabwo yapfiriyemo, kubera yuko burya Satani ahemba nabi. Yaje gupfa urupfu ntigeze mbona, kuko twamusanze ahantu yarari, dusanga abadayimoni bamutwitse, baramutwika burundu, arasha kugeza ubwo umubiri ubibishirira. Hanyuma namugezeho, nkimara kumugeraho, akimara kumva ijwi ryanjye, aza kumbwira ijambo rya nyuma. Icyo gihe yahiye ariko atarashiramo umwuka? Ntabwo yashyizemo umwuka, birangira apfuye. Yakubwiye ngo ikintu batari yambwiye ijambo, ntabwo nkunze kurivuga, yego, riba ku mutima ariko rirankomeza, ndigenderaho wenda tutarava aho ngaho. Data mbere yuko wenda apfa, ngo yitaba Imana, ariko sinabivuga kuko nuko bivuga mu Kinyarwanda, ariko kubakishijwe niba umuntu apfuye adakijijwe tuzi n'ibyo akora, sinzi kuvuga ngo yitabye Imana, ariko buri Imana yibiza abayo n'abantu bayo. Mbere yakoraga iki muhe buzima mu rugo? Ese yari ishusho y'imibereho isanzwe? Data yakoraga imirimo ibiri, rimwe yarahingaga, ubundi agacuruza. Urwo rugo rwifashije birumvikana. Kandi Gakenke yari akunda ku bintu by'ibirayi n'iki, ni ubuzima bwari bugize. Nuko rero aragenda akubwira ijambo rya nyuma, usigara umuhungu mukuru mu rugo. Umuhungu wari umwana mukuru mu rugo, urebye mama ni umupfakazi, muri imfubyi, muri bato. Ubuzima bwagenze gute? Nyuma yaho, kubera kuko yapfuye, urumva yari afite ubumuga bwo mu mutwe, yaje kudusiga mu bintu by'imanza. Biratugora ku buryo, ni ukuvuga ngo muri ubwo burwayi bwe yaje kugenda aza kumena ikirahure cy'imodoka y'umukire umwe twari duturanye. Hanyuma twinjira mu manza, dusiga amazi amaze gupfa, twinjira mu manza zo kuburana. Kiriya gihe cya mbere ntabwo cyari cyoroshye, ntabwo ari nk'iki ngiki, ubutabera bwari bukeya. Yego, bwari bukeya, habayeho kuburana. Tumaze kuburana, njye numva nari nkiri mutoya, mama niwe wabijyagamo cyane. Hanyuma biza kurangira rero, baje mu rukiko rwa mbere, baje mu rukiko rusesa imanza, birakomeza. Biza kurangira rero tukiburana, ibyacu baza kubiteza cyamunara. Baje kubiteza cyamunara, dusigarira aho ngaho nyine. Twabaye mu buzima bwatugoye cyane, kuko urumva mbere twari turiho nk'abantu bifashije, ariko biza kurangira ibyacu biteze cyamunara. Nta mpapuro zamanitswe, icyama kitatangajwe, kubera ko nyine icyo gihe nta butabera bwabagaho. Byaje kurangira nyine bigiye. Nibwo bwa mbere nigeze gufungwa muri iyo myaka. Ufite 16? Mfite 16, kuko twe twumvaga batigeze rwose ku buryo baza bakagurisha, ntabwo twumvaga. Hanyuma rero tugitangira bamaze kugurisha, twaraje twize kare tugerageze duhinge. Byaje kurangira rero baje kudufunga,
ngewe bamfunze iminsi 7 bakuziza ko murahinga ahantu hatejwe cyamunara cyane rwose. ni ukuvuga ngo bo baraje baragurisha, bamaze kugurisha tuvuga ibyo ari byose isi bagurishije, turaza tugeze mu mirima baraje baradufata, nge bamfunze iminsi 7, mama bamufunga iminsi 4. nyine ubwo twavuye muri gereza twemeye. kiriya gihe cyari kigoye abantu bacyumve, ni mu gihe n'imbere ya jenoside yakorewe abatutsi birumvikana, ariko Imana ishimwe ko yabikoze. nuko murafungwa, nyuma rero muvuyemo ya minsi 7 ishize na mama avuyemo, ahantu hagurishijwe naho mufite ho kuba, nibwo mwaje i Kigali? ntabwo twaje i Kigali, twinjiye mu buzima bwatugoye cyane. twinjira mu buzima bwo guca inshuro. sinzi nimba uri buze kubyumva. guca inshuro ariko aya modoka ugenda muri Canada atazi ibyo ari byo. guca inshuro ni ukurya cyangwa se ni ukubona ibyo kurya ari uko wabanje guhingira abandi. ukajya guhinga ariko ntibaguha amafaranga, ukaguha wenda agatebo k'ibijumba ibyo kurya kabisa, cyangwa ikibo cyuzuye ubunyobwa ukajya gutekera abandi. inshuti yanjye, bwari ubuzima bukomeye cyane ku buryo baduga nk'icyate bakadukatira ahantu wenda ibyo kurya, wenda nk'ahantu h'ibijumba se wenda. noneho icyo cyate ibyo bijumba baduhaye bigashira iminsi baduhaye guhinga itari yarangira. mudashobora no kuba mwajya ahandi. cyane cyane rwose, cyane cyane. cyane ko mwari abana benshi. twari abana 8. ntabwo byari byoroshye, harimo abana 8. ngewe na mama na mushiki wanjye nkurikiraga, ni twe twabasha guhingira 5 turi 3. 5? abandi bari bato? abandi bari bato cyane. nuko mu buzima bwari bugoye cyane. hanyuma tubaho muri ubwo buzima 9, kuko muri 92 nibwo badutije cyamunara. twinjira muri ubwo buzima turavunika, turahingira. byabaye ngombwa ko kubera guca inshuro no guhinga cyane no kurimbura amashamba y'abantu bagateramo intoki, mama yaje kurwara indwara y'umusonga. iramuzahaza cyane. byuka ajya guhinga n'iki. hanyuma ndibuka inshuti yanjye, ntabwo byari byoroshye icyo gihe. imiryango yarateranye, baravuga bati aba bana barapfuye. kurumva nta hantu twari dusigaranye. ubwo ni kwa sogokuru, kwa sogokuru, kwa data wacu n'imiryango muri rusange. bagerageza uburyo batugabanya imiryango, ariko mama arahagarara aravuga ati ko biri kose abana banjye nzabarera. nindamuka mpfuye abana banjye nabo bazapfe, ariko mu gihe nkiri kumwe nabo nzabarera, nzabana nabo. nindamuka mpfuye nabo bazagire gute, nabo bazapfe. nyirahangaha nshimira mama cyane ku buryo nahoraga nifuza mugana Imana, uzambabarire, uzangirire neza, nzabeho, nzaba umuntu, nzagira ubutunzi mama ariho, kugira ngo nzamwiture ineza yatugiriye. muze kwihangana cyane kuko ngeze aha ngaha ntabwo biza kunyorohera, kubera kuko bwari ubuzima bwari bukomeye cyane. mama yaritanze ku buryo bukomeye. mama yitanze ku buryo butari bworoshye. murakoze cyane. mama yitanze ku buryo butari bworoshye cyane. urebye uburyo yarimburaga amashamba y'abantu kugira ngo tubeho, agahinga kugira ngo tubeho. twabayeho mu buzima bwari bugoye ku buryo kurya cyabaga ari ikibazo gikomeye cyane. ndagira ngo rero mbabwire, buriya nta hantu na hamwe Imana itakura umuntu. kandi koko iri jambo ni ukuri. Imana niwe se w'imfubyi, ni nayo mugabo w'abapfakazi. nyirahangaha mpumuriza imfubyi, mpumuriza abapfakazi bakigowe. Imana ibitaho. Imana ibitaho. Imana irabarira ko yaratureze turakura. ko muri iyo minsi igihe cyarageze 93 mama nibwo yakiriye agakiza. muri ubwo buzima yakira agakiza. cyakora tumaze kwakira agakiza, Imana data wa twese yaratwiyeretse. mama amaze kwakira agakiza, ubuzima bubi bwaragabanutse. wenda mbere utaragera ku gakiza gatoya, urumva papa yapfuye, yakoreraga ibigirwamana, kubandwa n'iki.
muba muri ubwo buzima bugoye. Ese nta ngaruka wenda byabagizeho byo ngo bisanga wenda bishaka gushubikira mu bandi bantu mu bana muri mwe wenda mbere yuko umuntu akizwa, nta ngaruka byabagizeho? urebye papa amaze gupfa twinjiye muri ubwo buzima bw'umubabaro. Twinjiye muri ubwo buzima bw'umubabaro, mu buzima bwo guhingira abantu, mu buzima bwo gushaka ibyo kurya, twinjira mu buzima bw'umubabaro nibo twinjiyemo. Ntabwo twigeze twinjira muri ibyo bintu byo guterekera, kubera kuko nubwo nari umwana ariko ntabyo nemeraga. Icyo ndimo ndavuga, hari ukuntu usanga njya nyuma batanga ubuhamya wenda ugasanga kuko papa yakoze ibyo bigirwamana yapfa, ugasanga bikurikiranya abana atari kubikora ahubwo bibakurikiranye nyine batabona bishaka, ugasanga wenda bifasha umwana biramunize, wenda biraje birabateye nijoro, wenda bibateje ibintu bitandukanye ariko mutabikora ahubwo ari ukubera data ko yakoreye iki ibigirwamana. Nicyo ndimo ndavuga. Kubera ko sogokuru yari akiriho niwe wasigaye abikora. Yego. Ko njyewe ntabwo nari nagakijijwe, ariko nk'umwana mukuru mu muryango bashaka kubinshiramo. Hanyuma nkurikije uburyo nabonye byishe papa, ndavuga ijambo yakubwiye ufite ku mutima. Icyo ni ijambo yambwiye, ndavuga ibi ntabwo ndi buze kubyinjiramo, nubwo nta mbaraga zihagije zo kubivamo nari mfite, ko ntabwo ni n'akakiye gakiza ngo menye Imana, ariko numvaga nkurikije urupfu papa yapfuye, nkurikije uburyo mbona bizahaza abantu, numvaga ntashaka kubyinjiramo, numvaga umutima wanjye nshaka gukurikira Imana ubwo ntari nakamenya inzira neza, ariko ntabwo tugeze tubyinjiramo cyane. Cyakora yenda nyuma yaho gatoya twinjiye mu bintu byo kwinjira mu mahembe, kuko batubwiraga kuko amahembe, umuntu yazanye amahembe, wenda abantu baratwumva bari hanze wenda ashobora kutumva amahembe icyo ari cyo, ariko ni ibindi bigirwamana abantu bakoreraga, none bakatubwira ko amahembe arusha Nyabingi imbaraga, kuko Nyabingi iwacu niyo bizeraga, noneho bakatubwira ko amahembe yo ashobora kurusha Nyabingi imbaraga. Twagiyeho tujya gucisha nyine, tugezeyo baraza, baje mu rugo batubwira gushaka ihene y'umukara, inkoko y'umukara bitagira ibara, turabishaka barabizana, ariko bizanye aho ngaho, noneho baratubwira batigireyo byose rero ntabwo muzaje kwa Nyabingi, ariko siko baravuga papa we muzamuterekera, kubera ko ari we nyiri igicumbi, we muzamuterekera. Yewe rero nk'umuntu wenda wari umaze guca akenge bukeya ntaje gukorera Nyabingi, numva se ndareka gukorera Nyabingi nterekere papa atariho, numva ntaho tuvuye nta naho tugiye. Ndabyibuka umunsi umwe twagiye kuwo mupfumu, nabwo rwari urugendo rurerure cyane, kuko wari umuruho usimba undi muruho n'ubundi, rwari urugendo rurerure cyane, yatubwiraga ko n'ahandi hantu tugomba kujya kuraguza usibyeho honyine gusa, kandi uko wajyagayo niko wajanaga Primus, byibuze Primus imwe, ubwo Primus imwe ni umukene, abandi bajyanaga iziri hejuru. Hanyuma aragira ngo yenda mbwire abantu bankurikire, hari abantu binjira mu buyobe cyangwa se bagakurikira ibigirwamana bitewe n'umuruho, ariko ngira ngo mbatangarize ko ibintu byinshi ni ukubesha. Yego. Ibintu byinshi ni ukubesha, kubera kuko twinjiraga aho hantu, impamvu mva ngo ni ukubesha nuko ibintu byinshi bikorerwa mu mwijima. Twinjiraga muri iyo nzu, akagerageza uburyo ayikinga, agashyira ikiringiti mu rugi nka 4 ukajya muri 8 z'ijoro. Hanyuma twumvaga inzogera zivuga, no burya hari ijambo maze gukizwa nasomye rivuga ngo abo yamenye yabamenye kera. Abo yamenye kera, iranabahamagara, iranabatsindishiriza. Noneho icyo gihe nagiye kubona muri wa mwijima, mbona ikintu gisa n'umuco kiraje. Noneho kije numva mu mutima ndatinyutse, mbere twagiraga ubwoba, ariko numva mpawe izindi mbaraga zo gutinyuka. Uri muri iyo nzu? Ndi muri iyo nzu, twari kumwe n'abandi bantu, kugira ngo ndebe ibyo uwo mugabo akoresha. Narahagurutse ndagenda buhoro buhoro, yumvise ngiye kumugeraho,
yahise afata bya bishangi n'inzogera yabyinishaga kuko twe twazi ko ari byo bibyina kumbi niyo bibyinishaga niyo bibyinishaga ndagira ngo ntangarize abantu wenda bazaza babikora ku mugaragaro atari ukuvuga ngo wenda ngo baje mu mwijima binjira ahandi hantu bakoresha uburyo bwose bahumisha abantu kugira ngo nuko bakomeza kubayo ni ikinyoma cyambaye ubusa hanyuma ahita afata bya bishanga aramureba abijugunya ku rugi yivugisha mu rundi rurimi nyine avuga ko bigiye ndavuga nti iyi mbaye iyi yari imana koko abaretse akavuga no ku manywa abantu bamureba kandi nibwo twe tugitangira kuvuga abanga ari buze kongera kugaruka ariko mureke impamvu ari uko yerumeje ko ngiye kugira gute ngiye kumugeraho hanyuma ubwo aho nahise nsinya ndavuga nti ngo sinzasubira y'ukundi sinzongera gusubirayo yego warugeze rero murakizwa ariko natumvishe neza mama yaje kurwara umusonga yakize gute ko yari umukene byagenze bon yaje twaje kujya kwa muganga tugira umugisha mama aroroherwa ariko na n'uyu munsi iyo ngaruka irahari iracyaza warugeze aho mumaze gukizwa mama arakizwa nuko ni warugeze twamaze gukiza rero mama niwe wakijwe mbere ubwo ni mu mwaka nabibuka neza mama yakijwe muri 1993 yego njyewe nakira gakiza muri 1994 yakabonye gute yagiye ku rusengero yasomye igitabo ni umuntu waje aramubwiriza muri ubwo buzima n'ibyo bintu byagenze gute bo kubera kuko urumva kuva kwa sogokuru bakoreraga ibigirwamana yego hanyuma mama rero yaje gukizwa icyo gihe hari mu gihe kibi hano mu gihe cy'intambara hanyuma hari mu buhungiro nibwo yaje kwakira agakiza yari mu buhungiro hehe ntabwo twari kuko icyo gihe hari igihe mwavuye Gakenke mwerekeza ahandi hantu kurushashi aho zari rushashi niyo bari yego nahumvira ubutumwa bwiza arakizwa yakira agakiza tugarutse rero amahoro atangira kuza nawe urakishijwe ndagira ngo ubwire rero yenda mvuge gato ku migisha mu gakiza mama amaze gukizwa ntabwo twongeye kuvunika birengeje urugero Imana yasutse umugisha mu isambu twari dusigaranye mama we wacaga inshuro kuri wa musozi yasigaye ayitanga asigara ayitanga yari umukozi w'abandi noneho nawe asigara akoresha abandi byagenze gute asigara akoresha abandi urumva mu isambu twari dusigaranye habayeho ibintu byabayeho ntigeze mbona tutari twakizwa isambu twari dusigaranye yeraga urutoki hakeramo igitoki ku buryo umugabo umwe wenyine atapfa kucikorera abantu bakoreshaga amakwe uzi ko bahemba mu bishingira ngo bagenamo n'igitoki batangaga komande wacu hari ibyo bita kwatisha ni ugufata wenda umurima wundi ukawumuha amafaranga ukawuhingamo noneho twafataga umurima abo twadikanije ibyo bahinzemo bo bakabimara ibyacu bikirimo twajyaga kubikura Imana yasukamo umugisha bikera ku buryo buteye ubwoba noneho birangira rero guca inshuro bihagaze biza kurangira nako tugize gute nako tuyitanga aho ngaho ni imigisha iza iyo umuntu amaze kwakira agakiza iyo umuntu amaze kubona Imana noneho ikindi kintu iyo umuntu atarakizwa hari ikintu aba afite adafite ubwenge bw'Imana ntabwo aba yakabugira iyo umaze kwakira agakiza hari ubundi bwenge hari irindi yerekwa umuntu agira iyo amaze kwakira agakiza urumva tutarakizwa ibyo bintu byo kwatisha kujya gushaka imirima ntabyo twari tuzi ntabyo twatekerezaga twumvaga ko ubuzima bwacu turarya turabaho ariko twahingiye abandi ariko icyo gihe tumaze kwakira agakiza ntabwo byongeye kubaho noneho ikindi kintu nabonye maze kwakira agakiza mbere ntakira agakiza nahoraga umubabaro nahoranaga umubabaro mu buryo burengeje narakira agakiza ndabyibuka kubera umubabaro w'ubupfubyi nari mfite nashaka ejo hanje hazaza nkahabura namara kuhabura ndibuka nigeze gupanga kwiyahura inshuro ebyiri
iyo ngeze aha ngaha hari ikintu gikunze kubaho rimwe na rimwe abantu iyo bumvishe umuntu wiyahuye bakamushyiraho komanteri bakavuga ibindi bintu, ni ibigirwamana by'iwabo, ni umurengwe, yabuze ubwenge. Siko bimeze. Ngewe mbyumvise hari igihe agahinda karenga umuntu, kwiyakira bikanga. Iyo kwiyakira byanze nta kindi gisubizo abona gupfa bimurutiye kubaho. Ibyo narabigerageje inshuro ebyiri, ariko ndashimira Imana kuko ubwo wagerageza gushaka kubikora gute two kubirenza ingoyi. Urumva bwa mbere numvaga abantu bafata umugozi bagashyira mu izosi bakimanika, nuko nari mbizi. Narabigerageje bwa mbere, ngerageza kwiyahura bwa mbere kuko ntabyo nari nzi. Nzamukana ahantu umugozi mu ishyamba, nshira mu mugozi, nzirika mu giti, ndicara. Inshuti yanjye nicaye ntegereza ko ndi bupfe, ndabibura kubera kuko nari nzi ko byanga bikunda urupfu rwanjye ntibubone, kandi numvaga nimpfa ndaba nduhutse kuko numvaga gupfa ndaba nduhutse, kuko ibya nyuma y'urupfu ntabyo nari nzi. Nari nzi ko iyo umuntu apfuye biba birangiye, abarangiye. Ntegereza ko ndapfa, ndabibura. Hanyuma mbonye ntapfuye nyine urabyumva, naje kongera ndamanuka, ariko manuka mfite umubabaro. Namanutse mfite umubabaro urenze uwo nazamukanye ngiye kwiyahura. Ndaza haciye gitoya, ariko ubuzima buranga. Ikindi gihe nkaza ntohoza, nkakurikirana amakuru, umuntu yaba yiyahuye, nkavuga nese ubwo yabigenje gute, byagenze gute, ariko abantu bamenye ikintu bishakira. Nza kumenya amakuru rero uko bigenda, uburyo umuntu ashyira umugozi hejuru hagaze ku kintu, yamara kuwushyira mu izosi agahita apfa. Hanyuma igihe kije kugera, noneho ndabipanga, ndagenda boha umugozi. Mama abonye mbosha umugozi, kuko tutarakizwa muri ubwo bukene twabonaga amakimbirane na mama wawe. Twabonaga amakimbirane, nta mutekano wigeraga uba mu rugo. Hanyuma abonye icyo kintu rero ngikoze, aratabaza. Abantu barahurura, baraza barambaza batese ikintu gitumye kwiyahura ni igiki, kuri umwana umwe akaba ari we muhungu mufite mu muryango, ni igiki. Ariko ndanyambabwire burya agahinda nikagira ibara. Agahinda nikagira ibara. Wapi, agahinda nikagira ibara, agahinda kamenywa na nyirako. Burya ushobora kubona umuntu ameze neza, yambaye neza, agenda umuntu akambaraho ikote, yambaye neza, agenda neza, ariko agahinda kagize gute, kari muri we, nikagira ibara. Agenda umuntu akambaraho ibubu cyane cyane, agatwaraho n'imodoka cyane, ukaraza muri etaje, ukagendana muri benzi, unari umuntu akambukanya imipaka. Agahinda ni danje, agahinda ni kabi cyane, agahinda ni kabi cyane. Akambukanya imipaka, ajya mu ndege, ajya muri Canada. Usibye ikintu kimwe cyonyine gikiza agahinda, ni ukwakira Yesu. Imana ishimwe cyane. Utarakira Yesu ngo umwemere nk'umukiza wawe, umwemere nk'umwami wawe, utarava mu byaha, igihe cyose uri inshuti y'ibyaha, igihe cyose wimika icyaha mu mutima wawe, ntushobora kwirukana agahinda. Ntabwo bibaho. Uyu muntu udukurikiye ufite agahinda nakizwe rero. Nta wundi muti. Yego. Nta wundi muti usibye kwakira agakiza, usibye kureka ibyaha. Yego. Akemera Kristo nk'umwami n'umukiza we. Nibyo byonyine bimara agahinda. Kuko reka nkubwire, nagize umunezero ngeze mu gakiza. Imana ishimwe. Nasanze Kristo ari umara agahinda. Imana ishimwe. Ni umara agahinda. Ibi bintu iyo tubivuga umuntu atarakizwa aba yumva ari nk'amateka. Ariko ku bantu badukurikiranye ndabifuza nibagerageze barebe. Nta nubwo ari n'ibintu bigoye, ni ugufata umwanzuro wo kureka ibyaha, nta kindi kintu. Hanyuma rero ngaruka inyuma, nkimara gukizwa mutangiye umugambi wo kwiyahura. Noneho abantu bamaze kugenda, umugozi ndawuhisha ko namaze gutegura n'ubwiyahurire. Hanyuma ndaza ndaryama, maze kuryama
noneho nijoro nka saa 8 ndabyuka, mbyutse nsanga mama yicaye ku muryango, niho yaraye. Narakizwa tukiri muri makimbirane, numvaga ko mama nyanga, numvaga ko mama nyanga, nkumva mama aranyanga, intambara zabaho nkumva mama aranyanga, ikintu cyose ambwiye nkumva ari kuntuka, ikintu cyose ambwiye nkumva ari kuntoteza. Hano hantu rero ngaruke mbwira abana bafite ikibazo nk'icyo ngicyo, ntabwo ababyeyi bo babanga, ntabwo ababyeyi bo babanga. Ikimenyetso cyanyeretse yuko mama atanyanga, iyo aza kunyanga yikureka ngapfa, ariko nasanze yicaye ku muryango, arambwira tugiye hehe, ndamubesha ngiye kwihagarika, ngiye hanze kwihagarika, arambwira ngo nisubire mu nzu, nsubira mu nzu, ariko nsubira mu nzu numvise mama amugarukiye, ndavuga nti mama arankunda, ntabwo anyanga, kuko iyo anyanga aba aretse ngapfa, ariko kuko ataretse ngapfa mama arankunda. Hanyuma wa mugambi wo kwiyahura nahise nkureka, kuko icyari kigiye gutuma niyahura nuko nari mbuze umuntu wankunda, mbuze ahantu naruhukira, mbuze umuntu wampumuriza, numva igisubizo ari ukwiyahura. Ariko maze kumenya yuko mama nkunda, ntabwo umugambi wo kwiyahura wongeye kuvamo, nongeye gusubira mu buzima busanzwe. Hanyuma nihuse 94 nza kwakira agakiza. Wowe wakakiriye binyuze mu yihe nzira? Nza kwakira agakiza. Mama yakubwirije? Ikintu cyatumye nakira agakiza, bwa mbere nkiri umusore uzi ko abasore bakundana. Yego. Nari mfite umukobwa rero twakundanaga. Noneho Imana Nyirimbabazi ija kunyereka yuko ariyo yonyine ifite ububasha ku muntu. Navuga ko cyitwa kibimbye kigoye, twagiye mu gihe cy'intambara, ubwo abantu bahungaga bari barandose, ni nararwaye. Igihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Jenoside yari irimo, kuno igihe abantu bari muri jenoside, kuno abantu bicaga, nge nari ndwaye. Wari urwaye iki? Nari ndwaye, bari barandose. Wari urwaye iki? Bari barandose. Okay. Bampaye uburozi, ibyo nabyo ni ikindi gice kindi cy'amateka kiri inyuma iyo ngiyo. Hanyuma muko kurwara abantu baragenda barahunga, baragenda. Mama nawe yaregiye gushaka abahitsi bo kumpeka ngo banjyane aho intambara itariri. Hanyuma ndahungaho rero data wacu abaragiye, kandi nta kundi agomba kubigenza, ntiyari kumpeka. Ngo ngarutse kuri wa mugana abanyarwanda bavuze ngo iyo aterewe hejuru umuntu asamaye, umuntu wese agira gute asamaye. Ntago namurenganya rwose. Sogokuru na nyogokuru bari bashaje, ntabagombaga kumpeka. Hanyuma ijwi rirambwira, wasigaho wenyine? Njyenyine ndaho ngaho. Nari mfite yafoto wa mukobwa yabaga iruhande rwanjye. Ijwi rirambwira ngo none se iyo foto y'uwo mukobwa hari ikintu bukumarire? Ndavuga ntacyo iri bumarire. Ijwi rirambwira ngo mama wawe ari hehe? Ndamubwira yagiye gushaka abantu bo kumpeka. So wanyu ari hehe? Yagiye. Nyoko wanyu ari hehe? Yagiye. Hanyuma se suko kurenye gukora icyo bakumarira, ntacyo baramarira. Ndaho ngaho rero nabona uburyo mama basengaga, senga Imana ndyamye aho ngaho, ngira Imana ngo Mana numva barukankura aha ngaha, nkabona imbaraga zo kugenda nzagukorera. Nubwo buryo Imana yansanzemo, ndeguka mfata ikibando ndagenda, mubwira ko uburyo nari imeze abantu bambonaga barirukaga. Ntago biyumvishaga uburyo ndi umuntu. Hanyuma ndagenda, noneho rero ntabwo twabashye kugera kuri ngo twige twambuka umupaka, twagarukiye hafi tugaruka mu rugo. Tugarutse mu rugo rero nibwo nakira agakiza. Imana ishimwe. Ndagira ngo wihangane utubwire neza, abantu barakundaga bakaguhunga bite n'ukuntu wari umeze. Wari umeze gute? Iyo ndwara yari iyihe wenda niba ishobora kuvugika? Urabona bari barampaye uburozi ubwo umuntu arya, ndarwara ndaremba. Urwara mu nda? Mu nda. Ndwara mu nda ku buryo bukomeye, bampa imiti yo kuruka, ndaruka, imbaraga zanga kuza, nari ngize kugira cyo gupfa. Naho nari ubwo abantu bakonaga no kuba bagabaza ukuntu umeze, bagatangazwa n'ukuntu napfuye, n'ukuntu urimo kugenda, bambonye ngenda rero birabayobera.
n'imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zahabaye. Mugarutse mu rugo urakizwe, no twinjiye mu gice cy'ubuhamya mumaze gukizwa mwese, mama arakishijwe nawe urakishijwe, ya makimbirane yandi agiye kuvaho aratubwira byagenze gute, no tuzakomeza na gahunda yo kuza i Kigali. Wambwiye ukuntu mwaje i Kigali mugasaba bitatu tubyinjiramo. Tumaze gukizwa rero, tumaze kwakira agakiza, murahinga mureza, twarejeje turahinga, ariko tugira ibyo kurya, tubura amafaranga. wa mutima w'umuntu utajya wuzura, murabona kimwe tubura amafaranga pe. niko tumeze. Noneho nakiriye agakiza, nkakira mu bukene bwari buteye ubwoba. Ibyo twari dufite, ariko mwabaga mu nzu imeze gute? Bo, hari igihe umuntu avuga ubukene, inzu twari turimo, kuko hari inzu z'ibyatsi zabaga, data yadusize mu nzu yitegura y'ibati, ari amabati, ari muri abakire, irasaza, irahirima, ihirimye. Itorero mumaze gukizwa riradufasha, ritwubakira indi y'ibati, nayo y'ibati. marishima. Ibyo kurya byari bihari biringaniye, ariko n'ubundi ubukene bukigize gute, bugihari. ubwo ubukene bivuze wenda ko mwaburaga imyambaro. Twasanze ibyo twari dufite, tumaze guhunguka, abantu bahungutse dusanga barabisahuye. Byaragiye byose biragenda. Hanyuma kubona isabune cyari ikibazo. Isabune yaguraga angahe icyo gihe? Yaguraga 100. Tembo yaguraga 100. Iriya tembo nini uyu munsi igura 500. Yego. Hanyuma kuko nari nsigariye aho ngaho, imyenda barayitwaye, ibintu byose nta na kimwe mfite. Noneho mu buzima bwo kuba ntakijijwe, nabwo umuntu yarayaga. Iyo udakijijwe ibintu bipfusha ubusa, turaya ubipfusha ubusa, ko nta bwenge bw'Imana ubugize gute, ubufite. Ntabwo naje kwakira agakiza rero, ntangira muri ubwo buzima, numva ko ari gutangira nta sabune, nta kintu habe namba. Ndibuka ndi muri ubwo buzima nakira agakiza, nta nkweto nagiraga, nta nkweto nagiraga habe namba. Twagendaga n'ibirenge. Icyo gihe ndabyibuka, nayoboraga korari. Uri muri wabana wambaye inkweto bakuze? Nambaye inkweto nkuze mu nambaye inkweto bamucyara, nawe nambaye inkweto z'ibivovo, abandi banyara gute? Nambaye inkweto, twambaye inkweto dukuze. Wari ufite imyaka ingahe mukozi w'Imana icyo gihe? Wambaye inkweto ufite imyaka ingahe? Nari ngize imyaka 18. Wari ukuze. Ngize imyaka 18, 19, 20. Ubwo abakobwa mwakundanaga mwembi mwambaye ibirenge? Cyane icyo gihe bwo mbere tukira abapagani, ko dufite inkuru ziciriritse, ariko tuza kwakira agakiza, byose byarakuweho, byo barabijyanye, dusigariye aho ngaho. We ntabwo twigeze dukomezanya. Nkiri hahandi nababwiraga, nahisemo kwizera Imana. Mpitamo kwizera Imana, wa mukobwa ndamureka. Ubwo rero tumaze kwakira agakiza, ndibuka nja gusenga, ningingi Imana ko nabonaga bigoye, n'ipantaro imwe nari nsigaranye kuyifura byanga. Nahuye n'urugamba rukomeye cyane mu gukizwa, kuko twari bake icyo gihe. Wagendaga abantu bavuza induru, bavuza induru, ugiye hehe, mu gakiza uzakuramo iki, muri abo basizi uzakuramo iki, nawe urasaze. Ariko nakwibuka uburyo data yapfuye, nakwibuka ijambo yambwiye, nakwibuka uburyo kwa sokuru byagenze, ubwo sokuru na nyokuru baje gupfa no muri iyo ntambara, baje gupfa. Nakwibuka uburyo bapfuye, nakwibuka uburyo Satani yaturindagije, nakwibuka amahembe yaturindagije. Ndavuga nti nakena Imana sinzayivaho. Imana nzayinambaho uko byagenda kose, nzakora ibishoboka byose, ariko Imana sinzagira gute, sinzayivaho. Njya gusenga rero, nginginga Imana, ngira Imana ni Imana, mbabarira umfashe, byibuze mbona isabune. Byibuze mbona isabune. Ibyo ngo ndasaba inzu, ngo ndasaba amafaranga, kwizera na nifite icyo gihe kwagarukiye ku isabune. Ko numvaga ariyo nani nshaka cyane mu byose bibaho. Ibyo ngo ndararikira ibindi bintu, ndajya ahandi hantu, ntabwo nabyumva, ko numvaga byibuze nimbona isabune wenda ubuzima buraba bworoshye. Njya gusenga Imana rero, mbwira Imana, mvuga nti Imana, byibuze mbabarira mbona isabune. Twari turi mu bukene mwene data, buteye ubwoba. Hanyuma
Imana nyir'imbabazi irankundira iranyumva. Nkiri aha ngaha rero ndagira ngo mbwire abantu banyumva, mu gusenga Imana bajye bitondera ibyo basaba. Imana uko iyisanze niko igusanga. Iyo uyifashe nk'ikomeye ikubera ikomeye, hanyuma iyo uyifashe nk'iyoroheje ikubera iyoroheje. Nagiye gusenga Imana, ngiye gusenga Imana koko imisabuni rwose. Ubwo yaguye karito basi. Imisabune ndaza nkubwira uko byangendekeye. Isabune y'Imana bari karito ko akazi nagiye gusaba bwa mbere. Urumva ko icyerekezo cyo gukora kugira ngo mbone isabune, nasanze umukire twari turi kumwe aho ngaho wari mu itorero, namubwira nti akazi. Arambwira ati ese none ko mbona uri umukire akazi ndaguha nakahe? Ndamubwira ngewe rero akazi kose wampa akari ko kose ndi bugakore, icyo mpfa nuko mbona icyo nshaka. Nyine aha ngaha rero ngire ngo mbwire urubyiruko, akenshi na kenshi ubona icyerekezo bashaka ari amafaranga, akazi kose bumva ko bakora gukora mu mafaranga, bashaka akazi gahenze. Ariko nagira ngo mbabwire ikintu cyose kitari icyaha, kitari ugukora icyaha, ikintu cyose wabona wakuramo amafaranga wagikora. Wagikora. Akazi kose ukora mu iduka, ukora mu kazi, akari ko kose wagakora, kuko Imana ishobora guhera ku byoroheje ikakugeza ku bikomeye. Nkiri aho ngaho rero ese aguha akazi, yamaye akazi. Hari ikibanza bari bagiye gusiza, hanyuma arakinyereka. Cyari gifite nka metero 4 kugeza kuri 15 kumanura, zarenga 15 mu kumanura. Hamwe ati uragisiziza 200. Ntago ari 200. ibihumbi 200. 200 ibiceri. Ubu ni ibiceri bigeze ari note 2. Hanyuma neza hetse rubaduka. Ndareba ibintu byo gusiza nabyo narinzi. Ndabwo ibyo byose ndabanyita nkiba iminsi 4 ndabanyirangije. Ndashimira umukire cyane kuko ne wangishije gusiza nabyo narinzi. Numvaga ndatangira ncukura byanga bikunda nkuba mu minsi 3 ndabamarangije. Niyo wangishije gusiza ambwira uburyo umuntu ahera ruguru kumanura usubize epfo. Icyo kibanza cyambere igogwe nagikozemo iminsi 5 ndataha saa 9. Wahereye sangahe? Mu gitondo kare saa 12 ukageza saa 9. Saa 9 ugira iminsi 5. Iminsi 5 aguha 200. Namugani rwose kabisa, dore naravunitse nunkundira rwose nyongere senkani kuko urumva ikintu nashakaga cyane ni isabune. Niyo nashaka cyane. Arambwira ati nta kibazo, ndayaguha nta kibazo. Arambwira ati byose uyu muntu ashobora kuba ari imari. Arambwira ati nongera ngo akandi kazi. Ndavuga nti nta kibazo, ariko nagize umugisha amabi 250 ntago icya 1025. Ewana ngura isabune, numva ibintu ntanga itura, numva rwose mbaye umukire bye. Nabona akazi nakabonye. Anyereka gusongora imishingiriro. Wari umurombero munini, wenda umurombero ntago wari buze, wenda abantu batumvinye bane barize kumva ibyo ari ku murombero. Ni umurongo w'ibiti munini cyane. Munini cyane. Mpa gusongora imishingiro no kuyitwara, rwa rugendo rurerure. Arambwira ati ndaguha ngahe. Ndavuga nti umugabo wampamagaye, ndavuga nti rero ngewe ngiye gukoresha imbaraga zanjye zose, uzampemba ukurikije akazi nakoze. Arambwira ati mbwira. Ndavuga nti nimwe nimvuga amafaranga ari bumpende. Ndavuga ni ngiye gukoresha imbaraga zanjye zose, uzampemba ukurikije akazi nakoze. Imishingizo naragakoze ndakarangira. Nkarangije amafaranga ntiyayampaye, ahubwo yampembye gukora mu iduka. Yampembye gukora mu iduka. Ninjira mu iduka. Ngeze mu iduka arambwira ati mwana wanjye rero urabona ko tuciyubaka. Yego. Hanyuma uzajya urafata isabune, ikindi gihembo tuzakivugana nyuma.
ndavuga nti ariko kuko ari isabune nashakaga, ndavuga nti nta kibazo, ubwo mbonye isabune ikibazo kirakemutse. Nakoreye isabune, nakoreye isabune kuva muri 97 nibwo natangiye akazi, kugera 99 ukorera isabune. nakoreraga isabune. Iyo ngeze aha ngaha abantu barambwira bati we turagukunda rwose, iyo utanze ubuhamya ushiramo montage. Nta montage, ntayo, ni isabune nakoreraga. Isabune nakoreraga bigeze nyuma ko twafungaga n'umunyu, arambwira ati ujye ufata n'umunyu ujyane mu rugo uko ushize, ahantu have ujye ufata n'umunyu ujyane mu rugo. Kandi nabigezaga mu rugo mama kishima, akuzura umwuka wera, nange nabona isabune, nabona ituro, kwa magasenga niyo gutura, nkumva umunezero uramfashe, nkumva nyuzwe n'ibyo ngibyo. Nkiri aha ngaha rero ndagira ngo mbwire abantu banyumva, nimujya gusenga muzasabe Imana ibintu bikomeye, kubera yuko itanga isabune ni itanga n'imodoka, itanga inzu y'icumba kimwe na saro. Hari umumama umwe wigeze kumbabaza, aravuga senga Imana, avuga ati Imana wenda mfasha umpa akazi, wenda amaguru azarara hanze ariko umutwe ube mu nzu. Ari umuntu usenga? Ari umuntu uri gusenga Imana. Urumva ubukode bwaramuriye, buramurye ku rwego rwo gusaba Imana inshamburete. Ariko rero mbabwire, nimujya gusenga Imana nimuyagukire, kubera kuko itanga icumba kimwe na saro, ni nayo itanga kadasitere, itanga kadasitere ni nayo itanga etaje. Nimujya gusenga Imana muzasaba Imana ibintu bikomeye, muzasaba Imana ibintu byagutse, kuko Imana yacu ni Imana itanga byose, niyo nyiri ubutunzi. Kuko umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo ibyuzuye isi n'ijuru byose ni ibyande, ni iby'Uwiteka, Imana ishimwe. Nyuma rero nkomeje muri ubwo buzima, muri ako kazi, nkiri muri ako kazi inshuti yanjye, nahuriyemo n'ibibazo bikomeye cyane. Nahuriyemo n'ibibazo bikomeye cyane, kuko urumva icyo gihe nkiri umusore nakoreraga isabune, maze kwakira agakiza ampemba 4,000 nibyo yampaye. Hanyuma ndabikorera, mfite umugore. Ubwo washatse umaze gukizwa? 99 maze gukizwa. Ndagukorera, nkorera isabune, umushahara mpaye bigahwaniramo, rimwe na rimwe ntibigire gute, ntibihwaniremo. Mbaho mu bwo buzima butari bworoshe, bwo kutagira inkweto, bwo kutagira umwenda. Ya sabune nasabye Imana irankurikirana, irankurikirana mpaka irankurikirana, biza kugeza igihe maze kuzana umugore, biza kugeza igihe ntaruke njya gusenga Imana, mbwira Imana, avuga nti Imana ngirira neza, umpa akazi nigengaho, umpa akazi nigengaho. Imana yo mu ijuru iramfasha, Imana iranyumvira, Imana imaze kunyumvira impa akazi nigengaho, ntangira gucuruza, ndacuruza, Imana impa umugisha, Imana ingirira neza hamwe no kuyikorera. Icyo gihe twahereye ndibuka ninjira mu mujyi wa Kigali, nari mfite 170. Ubwo wakorewe umukire, uza kumara gucira inzira, ubona 170, nibwo wavuye hariya muri 2 muzi Kigali. Muri twaje Kigali, twaje tumukorera, muri 2 naje Kigali tumukorera. Ubwo buzima bwose bubi nahuye nabwo i Kigali. Inshuti, cyari igihe gikomeye. Ngira ngo mbwire abantu yenda bazi ko inzira yo kubona ubutunzi wenda babanza bakanyura mu manyanga, bo hari igihe gikomeye inshuti. Abantu bavuga akazi karabuze, ngewe rwose ndababwiza uko akazi ntaho kabuze, ahubwo habuze abo kugakora. Gute? Aba bantu koko ntago baguterema we, akazi ntago kabuze? Akazi ntaho kabuze, cyane cyane nko ku rubyiruko, ahubwo habuze abantu bo kugakora. Ndaza mbibabwire uburyo wenda akazi katabuze. Uzagere Matewusi cyangwa se Sara Komersiyali,
uzasanga abakire benshi bibera kuri kesi, akavuga ati amafaranga yanjye nta muntu nayashyiramo, nta muntu yashyiramo kubera abantu bose babaye abajura. ahubwo umuntu yavuga ati akazi karabuze, habuze abizerwa, habuze abizerwa ntibishatse kuvuga n'ubu akazi kariho ariko abizerwa bo kugakora uramubura nshuti yanjye, uramubura rwose baze kukama, uramubura urashira umwana mu mafaranga uvuga uti ibyo byose akira amafaranga ndetse nguhemba gutya, yamara kugera mu iduka agategura umushinga, agaterwa umushinga bye byose mu gihe cy'icyumweru kimwe cyangwa se ukwezi kumwe, akiyintera bati ibyanga bikora umwaka umwe nange nzafite iduka nk'iri ngiri, kandi we ntaba iminsi wamaze ushaka ayo mafaranga kugira ngo ugere kuri urwo rwego. Umuntu amaze imyaka 30, amaze imyaka 40 ashaka amafaranga, uyu munsi wa none nibwo abonye kadastere, uyu munsi wa none nibwo abonye imodoka, hanyuma wowe ugeze mu kazi uwo munsi wifuza kugira ngo ukwezi kumwe ubonye imodoka. Birababaye. Dore uvuga ngo abizerwa bagize gute, barabuze inshuti umusaraba. Niyo mpamvu navuze wenda nibaze kunyumva nabi. Cyumvikanye rugira ikibazo. Ahubwo no dukomeze utangira kwikorera, tuze kwena tunagenda tuzogana no ku musozo. Byagenze gute rero nyuma umaze kugera i Kigali utangiye kwikorera, uyu munsi uri umudiyakone, uyu munsi uri umukozi w'Imana, bimeze gute kugira ngo ujye kuri urwo rwego uyu munsi uriho, uza no kutubwira urwari rwo kuko ntabwo turuzi. Hanyuma kugeza ubwo ngubwo nkitangira kwikorera, nabyo byanyuze mu nzira ndende cyane, ariko nkimara kugera i Kigali natangiye ncuruza icyo bita ibisheke. Yego, nibyo natangiye ncuruza kaju, ibisheke bitewe n'abantu babyita. Hanyuma ibisheke birazamuka, nongera gucuruza imyaka irazamuka, Imana impa umugisha, birazamuka bigera ku rwego ngira alimentation, birazamuka nza gucuruza ifu y'igikoma. Imana yimeraho umugisha cyane, Imana yimeraho umugisha cyane, bigera ku rwego mbona inzu yo guturamo mu mujyi wa Kigali, bigera ku rwego nanjye mva ku gukorera abandi, nanjye nkoresha abandi. Muri makeya nta Imana itakoze. Ubu uyu munsi tuvugana ufite abakozi bangahe, none urimo gucuruza iki? Kugeza ubu ngubu ncuruza ifu y'igikoma, mfitemo aho dukorera, mfitemo na alimentation, bene atabo barabizi, kandi muri make ndanyuzwe. Muri makeya nshobora kurihira abana ishuri, nkarihira abanjye, nkarihira n'ababandi. Waje kugira abana bangahe? Nyuma yenda ubuhamya bw'urubyaro ntabwo narubwinjiye bitewe wenda n'igihe dufite, ariko koraho nta kibazo, kugira ngo mbone umwana byabaye intambara. Kubera byabaye intambara, ntabwo byari byoroshe. Urumva twabyaye abana ba mbere 2 barapfa, hanyuma hacaho igihe cy'imyaka 3, tubona undi mwana we nawe arapfa. Bicwaga n'iki? Ba mbere bavutse bafite amezi 6 n'igice, hanyuma undi wa kabiri we yapfuye amaze iminsi 20. Ariko byari intambara ikomeye kugira ngo kuziziga no bari kuvuga ngo n'abadayimoni, nagara abadayimoni. Ni ukuvuga ngo nshakana n'umudamu, abantu bava kutazabyara. Hari ababihize mu by'ukuri. Senga Imana, ari abantu bavuga ngo mu bintu bijyanye no gushaka nta gusenga kubamo, ariko wowe udasenga ubyihorere, ariko gusenga bibaho. Twebwe bidufitiye umuti zadusenga. Gusenga bibaho, ukinginga Imana, kuko Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo urugo n'amatungo ubiragwa n'ababyeyi, ariko umugore witonda. Nshuti yanjye, umuhabwa n'Uwiteka. Uyu nguyu ava ku Uwiteka, ava ku Uwiteka. Ntabwo amafaranga yamuguha. Amafaranga yamuguha pastor. Wapi? Amafaranga ntiyamuguha, uzazanwa n'amafaranga iyo amaze gushira nshuti ntabwo mukomezanya. Bazi ko umugore mwiza ari parents ishusho. Ntabwo mukomezanya,
iyo ushatse umugore ufite icyo umuciye cyangwa se we afite icyo aguciye, iyo ubuzima bubi bubayeho ntimukomezanya. Iyo amafaranga abaye menshi nabwo hari igihe kigeraho umugabo agasanga umugore ntibakwiranye, cyangwa se umugore agasanga umugabo ntibagize gute, ntibakwiranye. Mu yandi magambo, urugo rutavuye ku Mana irubaho. Hari akantu uvuzemo na tuzabigana n'ubutaha nitwongera kugishaka kubana nawe. Iyo uvuze ngo umugore mwiza muhabwa n'Uwiteka, umasha kwita adukurikira umugore mwiza nameze gute ninde? Hanyuma hari abatekereza ko umugore mwiza ufite taye. Umugore mwiza mvuga aha ngaha ntabwo ari umugore ufite igihagararo kirekire, si umugore wenda ufite isura nziza. Umugore mwiza nshatse kuvuga aha ngaha ni umugore uguhesha amahoro nawe ukayamuha. Uwo niwe mugore mwiza. Ni umugore wumva ibyifuzo byawe, ni umugore ubana nawe mu gihe icyo ari cyo cyose, waba mu bukene waba mu bukire, mukagira gute, mugakomezanya. Abana babonetse mugakomezanya, batabonetse mugakomezanya. Mu ncamake ni umugore mushobora kubana mu bihe bibi no mu bihe byiza, mukagira gute, mugakomezanya. Nyiri aho ngaho muri ubwo buzima nabayemo bwo muri ako kazi, umugore yarashonje, arasonza, yambara ubusa, ariko arihangana. Yamfashije mu nzira yo gukiranuka, kuko muri urwo rugendo muri iryo duka nakoragamo, ikintu nabonaga inzira zose zabaga zikinze, irembo risigaye ari iryo kwiba, ariko Imana iramfasha ngira gute, siniba. Muri uko gukiranuka nabayemo muri ako kazi nakoraga imyaka 15 yose nakamazemo, 15 nakamazemo. Iyo myaka yose kugira ngo nkiranuke, kugira ngo nkavemo neza, kugira ngo mbane na boss neza, nshuti yanjye nifashijwe n'umugore. Niwe wamfashije, niwe wamfashije muri ibyo bihe. Aramfasha, nagera mu rugo akambwira ati ese nabonye wenda nk'umuceri, umuceri nyine wawuvanye byagenze gute? Ni humura nanditse madamu rwose ihangane. Arambwira ati ntuziba amafaranga y'abandi, uzemere dukene, uzemere tubeho nabi, ariko ntuzibe amafaranga y'abandi. Muvandimwe wanjye, umugore utavuye ku Mana ntabwo yakubwira iryo jambo. None wari ugeze rero ucuruza, uyu munsi ufite abakozi bangahe? No wari ugeze tusana tugana ku musozo, none tubwe n'ukuntu wageze hariya kuri Rator uyu munsi urimo ubereyemo mu bayobozi hariya, uri umudiyakoni, n'ukuntu wamenye n'iyi korali yaranagutumiye. Hanyuma uze no kurangiza uhesha abantu umugisha, ubahugura, ubagira inama, ubahumuriza, tunasenga Imana. Hanyuma rero nakubwiye uburyo twacuruje, twaje kugira abakozi barenze umwe, tujya barenze 2, barenze 3, barenze 4, nanjye se wanyongeye, barenze 5, barenze 6, dufite abakozi barenga 10. Yewe ngusabye akazi kuri kamera. Yewe wanyongereye. Hanyuma uburyo twamenye nyenda n'iyi korali ni mu buryo bwo kwitanga, ko dukunda umurimo w'Imana, cyane cyane ko hari abagabo bagenzi banjye, kusibye n'abandi bagabo dutera inkunga n'andi makorali atandukanye. Hanyuma ni muri ubwo buryo rero bw'ivuga butumwa nibwo twamenye n'iyi korali. Ubwo Kigali agiye gusengera, hari usengera uteranira? Tugeze i Kigali twabanje guteranira ku Kimisagara ya 2, ubu ngubu ni Mukove nationali. No twabanje guteranira, twagira ibihe byiza. Hanyuma tumaze gutandukana na boss rero nibwo twaje ibatsinda, niho twashikiye, n'ubu niho tukiri. Yego. Ngaho nguko ngaya amateka, imvo n'imvano nibyo Imana yakoze kuri mwene data. Impamvu abantu tubatumira ngo batange ubuhamya, babwira ibisi kwimena inda no kuvuga imirimo y'Imana. Wowe dukurikiye rero ushaka ko hari ubuzima ubayemo no kubona amamega gufata ikiganiro bikugoye, ubuzima budafite ishusho, ariko igitangaza Imana yaravuze ngo habe ishusho ibaho. Nivuga ngo ibone ishusho irabaho. Ndagira ngo no mukozi w'Imana wenda uvuge ikintu kiri ku mutima wawe wumva gisigaye, nurangiza aba bantu bagira inama, nurangiza unabasengere. Unatanga nimero za telefone abantu bazakuvugisha. Hanyuma yenda ikintu ngira ngo mbabwire no kugira ngo mbakomeze. Yego. Mbabwire yuko nta hantu Imana itavana umuntu naho itamugeza. Uyu munsi ubuzima urimo uyu munsi bushobora guhinduka. Ubuzima uri uyu munsi wa none bushobora guhinduka. Ariko ndagira ngo mbwire abantu
ntabwo ibi bintu bipfa kuza gusa, ntabwo bipfa kuza gusa, nubwo yenda n'abadakijijwe bagira amafaranga bayagira, ndetse rimwe na rimwe bakagira arenze ayo abantu b'Imana bagira cyangwa se abakristo bagira. Yeremiya yaribaje ngo cyangwa abakiranirwa ngo bagubwa neza, ngo barabate bashora imizi ngo barakura, ariko bakureye imitima yabo, ariko babakure, Imana ibakureye imitima yabo. Inshuti yanjye, nicyo kintu yenda turusha abandi. Noneho ndagira ngo yenda mbakomeze mbabwire ngo Imana niba yishakana umwete. Njya nkunda kubwira abantu rimwe na rimwe bumva ko yenda amafaranga ava mu gusenga. Ntago amafaranga ava mu gusenga, ntago amafaranga ava mu gusenga. Amafaranga barayakorera, amafaranga barayashaka. Hano ajya avuga ngo njye narasenze Imana mu mafaranga. Yanamaga n'umuntu wagiye ngo mwishyamba ngafata ibintu by'ibibabi ngo arabibara ngo nyuma ngo amafaranga barafaranga n'ibyo yabaze. Nta mana ikibaho, nta mana ikibaho. Imana yahaye Abisiraheli, ariko bamaze kugera i Kanani ni ugukora, ni ugukora. Nta kintu na kimwe wapfa kubona, ntabwo bipfa kuza gusa. Nkiri aha ngaha ndibuka igihe kimwe nigeze njyana n'abantu gusenga, yenda barankurikirana, tujyanye gusenga, hanyuma bavuga ati rero, batanga ibyifuzo, baravuga bati rero dukeneye amafaranga. Batavuga ati rero nta wundi muntu busengera abantu bashaka amafaranga, ni Reveriyani. Ndababwira ni njye ntawe ndabasengera rwose, cyo cyo ntandi bugisengere. Cyakora ni munyemerere mbasabira akazi ahubwo, kuko amafaranga cyangwa se ubutunzi buboneka ari uko umuntu akoze. Wenda wambwira utese wenda ko hari abakora ntibagira ikintu babona, nibyo, ariko gerageza uburyo bwose bushoboka, kubera kuko hari ijambo ry'Imana bwiwe bivugiye kuko izaha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana Nyiringabo, imigisha yose izatuzaho. Mu migisha tuzagira harimo no guhira imirimo y'amaboko yacu. Nimugerageze mukore, ushobora gutangira gukeya ariko amenye kugeza ku rwego rugize gute, ku rwego rukomeye cyane. Ndagira ngo rero yenda sinzi nimba twakwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ugiye kubanza ugire utange nimero za telefone dusenge, nyuma turakomeza n'ikindi kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane rero, ndagira ngo yenda dusenge Imana. Utange nimero za telefone. Telefone zanjye ni 0788 7 52047. Hanyuma ndagira ngo dusenge Imana, yenda sengera abantu baba bameze nk'uko nari meze, cyane cyane sengera abantu bagikorera ibigirwamana, abantu batarakira agakiza. Nta mugisha uba mu byaha, ntawo. Nibahindukire bagarukira Imana, bace bugufi bagarukira Imana. Ushobora kuba ugeze ku rwego rwo kwiyahura nk'uko nange byari bimereye, ndagira ngo ugarukire aho ngaho. Imana iracagufitiye imbabazi, Imana iracagukunda, Imana igufiteho umugambi muremure. Nk'uko Imana yandokoye ngiye kwiyahura kugira ngo nzayikorere, birashoboka ko nawe hari igihe wazagira umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki. Ndagira ngo wihane, uhindukirire Imana, ugarukire Imana, uhindukirire Imana. Data wa twese agufiteho umugambi ukomeye, Imana ishimwe. Ndagira ngo nongere nsengera abandi bantu babuze urubyaro, bafite ikibazo cy'urubyaro. Ndagira ngo abantu mbasengere, mbabwire kuko Imana itanga urubyaro. Aho abantu bananiwe, ibidashobokera abana b'abantu, ku Mana birashoboka. Data wa twese niwe utanga kubyara, niwe utanga guheka. Imana Nyirimbabazi niyo ifite urufunguzo rwo kubyara. Ndagira ngo sengere abandi bantu yenda bababaye, badafite ibyo kurya, cyangwa se abandi bantu bakeneye akazi, bakeneye kubona akazi. Aho kugira ngo usabe Imana amafaranga, ahubwo saba Imana akazi, kubera kuko mu kazi nibwo amafaranga uzagira gute uzayabona. Uyu munsi wa none waguha miliyoni, ushobora kuyirya igashira, ariko akazi ko iyo ugakiranutseho nshuti yanjye ukagumaho. Ndagira ngo rero abo bose
tuze kubasengera Imana, bagarukiye Imana, mfite ikindi kintu bakeneye ku Mana, mwese mube hafi kugira ngo dusenge Imana. Imana ni iyacu, Imana ni iyawe, Imana ni iyanjye. Ndagira ngo mbabwire, ugombye kuyisengera, ugombye kuyishakira, kubera yuko urusika rwatugabanyaga rwatandukanyemo kabiri. Umwami Imana aduha uburenganzira bwo kwigerera hera. Ndagira ngo rero umfashe uce bugufi dusenge Imana muri uyu mwanya. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kuko uri Imana yumva gusenga, uri Imana ikiranuka, uri Imana y'inyamaboko, uri Imana y'inyembaraga. Nabonye ineza yawe, nabonye gukomera kwawe, nabonye imbabazi zawe, nabonye kugira neza kwawe. Mana Data wa twese uri mu ijuru, hari abantu barushe, hari abantu bagowe, hari abantu bababaye. Mwana w'Imana, babagirira neza, babatabara, barengere Mwami, abaciye bugufi, abaguhindukiriye, abakugarukiye. Mwami Imana Data wa twese, bagirire neza, batabare Mana, barengere. Mwami Imana nyiribihe, hari ababuze urubyaro. Mwana w'Imana, nk'uko rero twari twararubuze, Uwiteka Imana nyiringabo, hari abari mu bigaragazo by'amagambo bitewe n'uko n'ubuzima barimo, bitewe n'igihe barimo. Abangabo batabare, abo barengere, abo barwanirire, abo baneshereze. Mwami Imana Data wa twese, kuko kwawe ni kubane nabo, imbaraga zawe nizibane nabo. Mwami Imana Data wa twese, ineza yawe nibane nabo. Mana bagirire neza, Mana batabare, Mana barengere. Uwiteka Imana nyiringabo, Mwana w'Imana, abafite ikibazo cy'ubushumeri, aba nabo barengere, abo bana batabare, bakeneye akazi. Mana ukabahe, Mwana w'Imana, kandi ukabahere mu mugisha, ubarengere. Umuntu wese abone imbaraga zawe, abone gukomera kwawe. Urakoze Mana, turagushimiye, ubagirire neza, ubaha umugisha, bumvishira ijambo, bakurikiranye ubuhamya, ubaha umugisha, bafashe umwanzuro wo kuguhindukirira, ubaha umugisha, basubizemo ibyiringiro. Ineza yawe Mana ibane nabo. Uwiteka urakoze, turagushimiye ko wumvise gusenga, turagushimiye ko wumvise kwinginga kwacu. Mwami Imana Data wa twese, wavuze ijambo ryawe, uravuga ngo nitugira umwete wo gukumvira, imigisha yose izatuzaho. Mwana w'Imana, uha umugisha imirimo y'amaboko y'aba bantu. Data wa twese, uha umugisha imirimo y'amaboko yabo, hindura intekerezo zabo. Mwana w'Imana, kingura inzugi zifunze mu izina rya Yesu. Kuboko kwawe kwiza n'imbaraga zawe ibane n'ubwoko bwawe, ibane n'abantu bawe Mana. Dusengera abatarihana, abo none ubasange, abo none ubagirire neza, bagikorera ibigirwamana. Mwana w'Imana, nubarengere, nubatabare, nubarwanirire. Mana Data wa twese, ubuntu bwawe n'imbabazi bibonekane mu ruhande rwacu. Niko dusenze Imana twizeye mu izina rya Yesu. Amen.